ngo nka mashini oya witinda buretse kugenda mbere yuko ino video yirengaho reka mbanze kuba nabigusobanurira humura telefone yawe kuba yahinduka nka mashini ahubwo banza ubisobanukirwe uko bikora. Oya iyi ni telefone mfite mu biganza byanjye nk'uko uri kuyibona ako nk'uko uri kuyibona niba uzi computer cyangwa se ugize ukoresha computer urari ko imeze neza nka computer. Okay, ikintu ugomba ko wamenya mbere yuko ntagiye neza nubwo nayihinduye nka computer ntago bisobanuye yuko ifite features nk'iza computer ndetse neza cyane intambwe ku yindi buri kantu kose. Ibi ngibi bigufasha kuba byakongerera interface ndetse n'uburyo bukoreza uko wayikoresha kandi bikakorohera mu buryo bukoroheye cyane ntugire ikibazo biri kimwe cyose kirakunda. Nkuko ubibona iyi ni telefone ya Airtel Listen to Imagine cyangwa se telefone yari yose ubu wayifata ukayihindura nka mudasobwa cyangwa se nka computer cyangwa se interface nicyo bita themes ni kwa kuntu ufata telefone ukahindura nka iPhone ukahindura nka Samsung ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye amavideo nagiye nyabakorera nduri ngayo yose ugiye ukorera muri screen. Nkuko ubibona iri ni telefone mfite iyi ni telefone ariko wagira ngo ni computer reba computer nimba muzi kuntu biteye mureba gutya na ka kantu ka minimize ngira ngo noze dorakarusha simuzi computer zo kuntu bakora refresh ninze gatsindagiramo no gakanda cyane urebe neza uri kubibona reba neza gutya bakora refresh nko muri computer ngira ngo uri kubibona neza igikora refresh gusa refresh ndatsindagira bimere nka computer. Okay, none reka nze nkutsa ngo byuba bya machine okay kuko telefone twamaze kuhindura already nka computer muri theme twasizemo dorinze gakanda no kuri this PC gukanda properties neza bikaza command cyaza nyine ureba neza ni nka computer. Okay right, reka dutangire no ubasha ko wasobanukirwa ku byizero bisanga imbere. Okay, ibi byose ni kubuntu ariko bikora neza iyo ubyumvise neza ubwo biragusakora ino video kugeza igeze ku musozo. Iyi ngiyi ni YouTube channel yanjye Prophet 250 akayibategurira ibiganiro byose by'ikoranabuhanga. Nagusaba ko wakora subscribe we mushyashya wowe usanzwe ugakora subscribe ugakanda like kuno video kandi nkangukina kwa mudukurikira kandi Imana ho mugisha mu mukanda like namwe musige comment ya video y'ubutaha twazabakoreraho nabashimiye cyane. Gusa wibuke kureba muri comment arimo rero harimo akaninki ka group ya WhatsApp gasubururu uragakanda kugira ngo ujye muri group ya WhatsApp ukinjiremo ujye ubona ikiganiro mu bambe ubwo ukanda kunzogera kugira ngo YouTube iziye kugezaho video mu bambe. Ndashimye cyane. Ese uriteguye? Are you ready? Let's go. Reka dutangire muri kubikorwa step by step. God bless. Muraho neza nongeye kugusuhuza no kuguhereza ikaze mana we. Muraho neza nongeye kugusuhuza no kuguhereza ikaze mu video uri kureba kano kanya nongeye kukwereka uburyo ikintu cyose gikora ese byatangiye gute uko byatangiye noneho nuko twatangiye rero nkwereka uburyo babikoramo intambwe kwi. Okay, none nurangiza ikintu bwaze ko wakora ni kimwe urahita ure kugira bikorohere cyane nubwo ndibukore ku byo bayisacinga ariko urahita uzukanda kugira ngo tubashe twatangira numara kuwakanda. Okay, numara kugira link rwose urahita uyibona dore ngiyi urahita uzuyikande wakandamo hano gutya sibyo wakande cyangwa se nusoza gutyo urahita ubona link nyine itukugeza neza direct itiriwe wigora ujya gusacinga ukabona nizo udashaka. Okay, then nurangiza uhita uyikanda ukimara kuyikandaho urahita uyikirikaho gutya leta yifungura yijyana muri Play Store bayita Hybrid Droid PC Launcher niko bayita Hybrid Droid rero nuko yitwa nakuri bwaze ko wasacinga uragenda usacinga rino jambo urasacinga Hyper Droid PC Launcher ni kuri bwaze kuyireba ariko wowe wakanze kuri link ukanyura kuri link iri muri video description cyangwa se muri comment uraza guhita bikorora ku buryo uhita uyidownloadinga bihita bijya muri telefone yawe. Gusa ndaza no kwereka uburyo wabikuramo mu gihe waramutse ushatse kuyisubiza mu buryo busanzwemo ndaza kuba nabikwereka intambwe ku yindi. Okay right, nushaka gusacinga arandika Hyper arandika ati Hyper ni Hyper gutya Droid Hyper nangiza kiremo space wandike Droid Launcher wandikemo Launcher nurangiza dore ngiyo urahita usacinga. Umara gusacinga uraza kubona wenda zitandukanye ariko ko yanditsemo nkuko nabyanditse uraza kuhita uyibona gutya dore ngiyi kuno ngiyi uhita uzikandeho dore ngiyo urahita uyikandaho umara kuyikanda irahita ifunguka. Kibura gufunguka uzukande kuri open ugikanda open rero niho baruzingiye mwibutsa kandi like kuri ngiye yari beze nk'ibisanzwe gutya nka Samsung nyine urabona ko ngiye
phone y'ukoresha ni Samsung sibyo. Hanyuma none ngiye kwita nyihinduramo ndetse na Techno Reason to Imagine Airtel Reason to Imagine birakunda ndetse ikosora birakunda, telefone yari yose birakunda. Hanyuma ndahita mfungura application cyangwa se mite nyisearching gutya mite nkanda gutya hanyuma ifunguke, icyo bita this PC. Igifunguka nta bindi bintu bidasanzwe itifunguka rwose direct, ntigoranye, urahita ukanditse ngo I understand, okay, ukande kuri okay. Numara ukanda kuri okay, ukande gutya ushobora kuba refreshinga gutya, kuri refreshinga nyine bituma phone ikora neza cyangwa se computer kwa basanzwe babizi. Nurangiza uze ukande, uhita ubanza ukande kuri kano kantu kameze nka setting, kano kantu ko uhita ukanda. Numara ugakanda urahita uza wikandire hano handitse ngo settings, hano uri ko wareba dukanda settings launcher, ni uri tukanda itwaka. Numara kwakana uhita ubona ama launch ufitemo, uhita uyitamo iyako yanditse ngo hyper, dore ngiyi urahita uyikandaho. Numara kuyikanda bibe byabaye setted. Hanyuma kuri giye kuzajya ureba application ntabwo uzajya sliding kwa kundi cyangwa uzamure ko ibintu hano babiri serie, nta para bya bintu by'akavuyo. Uhita uzukande kuri aka kantu ka window, kano kantu niko uhita ukandaho, uragakandaho rimwe gusa ama application yawe yose ihita aba loaded, uhita uyabona. Ngira ngo uri kubibona gutya, urahita wongera zamure nk'ibisanzwe, guhamagara urahamagara nk'ibisanzwe, ibintu bigira ikibazo. Kandi ushaka no gushyira muri kakiyemo indi yo guhamagara nayize hasi ku ruhande kugira bizabe bikorohera kakora uko guhamagara sibyo. Dore ngaka ngatsindagiraho cyane, ushaka kuba watsindagiraho cyane ugahita ukanda no gutya kuri add desktop. Nako nagasizemo niza nkita ngakanda. Guhamagara ni ibisanzwe, nugira ikibazo ngo biragira igihe byangiza, ahubwo bikorohereza akazi kandi bigatuma bisa neza, right? Okay, noneho kureba ibyumba bya telefone cyangwa se by'amashini ushobora kuwanyura hano gutya, cyangwa se ukanyura handitse ngo this PC, ushobora kuba wakanda hose ugira hano, hanyuma bikajya bita binakorohera kuba wagira hano ngaha. Yango urabona ko misema agira wakanda download, wakanda no mu byuma bya telefone ndetse no guhindura ifoto. Niyo ngiye kuba nakwereka, gushaka guhindura ifoto ndagenda kwereka uko babikora. Dore noneho hano icyiza cyaho ushaka gukuramo nk'ikintu nagukanda back mu gihe wafunguye nk'akantu ukabona bakuzaniye tuno tuntu dutatu. Iyo ushaka kugakuramo burundu ku bantu bazi gukoresha machine, ushaka gukancelinga burundu ukanda hano gutya. Washaka gushyiramo bikaba byuzuye biri muri full screen, ugahita ukanda gutya bigahita biba full screen sibyo. Hanyuma washaka gukora minimize ukanda kuri kara kantu ko gukuramo. Yego nuko nguko rero bikora, kandi no kujyana muri set option nabyo birasanzwe, ni kwa kundi nta kindi kintu. Yego ndagushimiye cyane rero. Sasa ni gute dushyiramo ifoto, ni gute tunabikuramo na video yiti nagira ku musozo wayo, ni gute bashyiramo ifoto, ni gute wanabikuramo uramutse wenda wabirambiye ushaka gushyiramo ibindi cyangwa ushaka kuyerekera nkuko ari isanzwe. Tugiye kubanza gushyiramo ifoto nkuko nabikweretse. Kamanze ngansoringe gato, fungure this PC nk'ibisanzwe, uraza hano kuri this PC cyangwa se kandi kuri akantu urakanda hamwe mu bakurogeye. Umura kwakanda urahita ubona ko nyine ibingibi ni ibyumba bya telefone yawe, urahita ukandaho gutya, ukande kuri aka ngaka. Numara ugakandaho uraza kuza hano hari amafoto yawe nyine mu byumba, hano aba ari ibyumba byawe ufite muri telefone. Then nurangiza uze ukandeho gutya, niba ari aha, niba ari iyi ngiyi ndahita nyikirikaho nk'ibisanzwe ifunguke. Bahita bambaza gutya mitemo, uhita ukanda kuri just once sibyo, uhita ukanda kuri just once. Wakanda kuri just once, dore ni nyine tuvuge ni ifoto nashaka kuba nashyiramo, tuvuge ko ariyo nashaka kuba nashyiramo, ngo nahita nza nkande gutya. Numara kuwakanda nahita nza nkande kuri okay, tuvuge nimba wenda ndayikando, tuvuge niba ari iyi ngiyi nshaka gushyiramo, ukande kuri just once. Ndagize mite nkanda nze nkande hano gutya. Ari umushaka kumenya uburyo bakora zino foto, nabwo niteguye kuba nayo bakorera muko biboneramo yo muntu arinde. Reka tubyihorere mu bishaka byandike muri comment. Hanyuma uhita ukanda handitse gutya kuri utudomo dutatu, kandi handitse hanyuma handitse ngo set as. Wakande, ukimara kuwakanda urahita ukanda kuri hano handitse ngo gallery, kuri gallery urahita ukanda kuri gallery. Bahita kubaza ati urashaka ngo igere mu screen. Urabona gutya urakoramo hano mo hagati gutya, mu gihe ushaka kugira ngo nyine abantu bajyemo neza nkuko bishaka, urazana gutya hagati cyangwa uzane gutya nyine bashyiremo neza. Yego nimba ari uku nguku gutya, ubwo urahita uza uhite ukanda. Niba ari home screen, ni home screen kwa kundi bureba lock screen, kwa kundi washyizemo n'urufunguzo byose bikagaragara, ushyiraho ushaka urashyira home screen sibyo. Nicyo home screen, gumite nkanda gutya bira byakunze. Iraba yagiyemo. Numara gukanda gutya washyize kuri home screen karaba gasa, uhita ukanda gutya ku kantu ka V.
y'akantu ka video ukanda hano gutya home screen cyangwa se uhashyire hombi naterwa nuko bishakamo, hanyuma ngenda ashyira aha ndanyuza gutya bigiyemo tegi setting aho paper yise uba successful. Nuko nguko rero bikorwa nsiba gutya okay. Biriya bikwangiye urahita ukupa telefone nk'ibisanzwe cyangwa se uzuga kupedo ugakupa nakubwiye yuko ukanda kuri kano kantu ka kansa nyine ko nyine washatse kuyimbira nka mashini ugakanda. None uhita muri no screen yawe utsindagiremo hano cyane, sibyo utsindagiremo cyane, utsindagire numara gutsindagira uhita ubona ibintu bimeze gutya, hanyuma uhita ukanda kuri kano kantu kanditse ngo personalize, kuri personalize wakande, numara kuwakanda uhita uzana handitse ngo background, hano handitse ngo background wakande, no ukanda handitse ngo background uzukande kuri kano kantu kamenyetswe kateranya akangaka uteranyeho uhita ujya mu byumba byawe bahite kwereka amafoto ufitemo, none uhita uyikandaho, numara kuyikandaho uhita ukanda ku ifoto ushaka gushyiramo ihite ijyamo, kimara kujyamo hano yuko urahita ijyamo muri screen yawe, nurangiza wikandire hano kubikuramo wibuke ni kano kantu ugakandeho cyane rwose done. Urabona ko iba yamaze kuba yagiramo neza cyane intambwe ku yindi. Kangushimira kwa okay, none ni gute none uramutse ushatse kubikuramo, tuvuge wabirambi ushatse kubikuramo, dore nanga uzakanda gusa uzakanda hano handitse kuri aka kantu kwa setting ugakande, numara ugakanda uzahita ubona handitse ngo hano handitse ngo home, handitse ngo launcher, sibyo handitse ngo launcher, numara ukanda handitse launcher uzahita ubona nyine launcher ufitemo, uhitamo nimba wari ufitemo imwe yari isanzwe ukande kuri quick step, cyangwa se nimba wenda wari ufitemo yindi ihindura nka iPhone uhita uyikandaho, niba ari yindi ya Samsung urakanda kuri S25. Yego nuko nguko rero bimeze, uhita uyikandaho bigahita bivamo rwose ugasanga byahindutse ngira nkuko ubibona. Hanyuma washaka kubigaruramo, iyo ushatse kubigaruramo kandi utasibye application uhita uzuga slidinga ukahita ugakanda kuri application ko ibikiri muri ya telefone yanjye uri kubibona yuko bise bigarukamo, ukahita ugakanda kuri setting ugakanda kuri ka launcher ukahita uzukemeza ya hybrid ukahita uyemeza. Nuko nguko rero bikorwa, ndakeka mbikweretse neza intambwe ku yindi kandi wakoze ubwo warebye kino kiganiro. Imana igumugisha kurikira cyane, Imana umugisha. Ndabashimiye kubwize video duze gusubira kandi mwakoze ko mwarebye iyi video, ndabashimiye cyane. Jobless mukandi like musiga ibitekerezo uyu munsi bya video z'ubutanaza bakoreraho, ndabashimiye cyane kandi mwakoze, ndabashimiye.